ubyumve neza ko iyi ngiyi ari filime yakunzwe n'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'inaha mu Rwanda igakundwa. Ese kubera iki filime z'Abahinde cyane zikunda kuba zakundwa? Ni ukubera iki? Abahinde rero bafite umwihariko wabo wo kuba bakina filime zikabasha kuba zaryoha cyane kandi zikaryohera n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ese uhora wibaza kuri filime ya Krish gatatu? Iyi filime rero ukuntu ishobora kuba yarakinwe rero se cyangwa iyi scene ukuntu yateguwe, bafashe ibitambaro bya screen. Krish rero bigaragara yuko ko ari mu kirere. Ese cyangwa ugahora utekereza ngo ukuntu biriya bintu ngo bikorwa Krish na Kale barimo barwanira mu kirere ukabyibaza. Niba ureba iyi shusho iri kuri screen yawe rero urabona ko Krish aba yambaye imigozi, inyuma ye hari ibitambaro bya screen bigiye birimo utuntu tw'utubara twa plus, ukabona hirya hari undi muntu nawe ufite ikintu gisa nkaho gicanye se cyangwa cy'umweru. Waba wibaza impamvu iki kintu cy'umweru bakizana muri filime bari gushutinga. Iki kintu cy'umweru rero bigaragara yuko umuntu nabasha kuba yagurukira mu kirere bizabashe kuba byagaragara neza cyane. Se cyane ni nk'urugero wenda ugiye gukora nka background, bazakora background y'ikirere kubera ko bazaba bashyize kiriya kintu cy'umweru uri kureba. Izi filime rero zikomeje guteza abantu cyane urujijo bitewe n'ukuntu ziba zimeze rero kandi ziba ziryoheye amaso, ukabona umuntu agurukira mu kirere, ukabona bararwanira mu kirere. Harimo warigeze kubona aho Krish atabara abantu mu ndege. Iriya ntabwo yari indege, ahubwo bafashe ikintu cy'igipine bagishyiraho ikindi giti hejuru, akijya munsi arangije akajya peza akazamura. Ariko kubera ko imashini zabo ziba zirenze cyane, yarabikoze neza cyane kandi bakora background babona ni indege. Rero nkwibutsa niba ukiri mushyashya rero ibuka kuba wakanda kwibuta subscribe, wibuke no kuba wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana. Niba ukeneye indi filime twazagukorera bitubwire muri comment tuzayigukorera.